muraho neza amahoro y'Imana bane namwe mwiriwe mwaramutse Kristo Yesu akuzwe Yesu ashimwe nanone kandi tugarutse nanone ni wa mukobwa wa Alliance nanone tubahaye ikaze kuri Hembuka TV amahoro y'Imana abane namwe aho wabuherereye hose upfa kudukunda dukurikirana Imana ijye guhereza umugisha nanone umuntu wese wifuza kudutera inkunga namba kuduhereza ikiganiro namba hari ubuhamya ashaka kugeza ku bana b'Imana ni karibu Hembuka TV ni yanyu Hembuka TV no muryango ntago ari y'umuntu ku giti cye umuntu wese ushaka kutugezaho iki Imana iba yamushize ku mutima rwose ni karibu amarembo arafunguye amarembo ntabwo abakinze ahora afunguye ku bwanyu Imana ibahereza umugisha nanone ngarutsinge kubagezaho ijambo ry'Imana Imana yacize ku mutima ngo amagambo y'Imana tuyasangire mu izina rya Yesu tugiye gusoma amagambo y'Imana ari mu byakozwe n'intumwa ibice 28 umutwe w'amagambo uravuga ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba Haleluya Amen. Incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba umurongo wa mbere tumaze gukira tumenye yuko icyo kigwa cyitwa Merita bene gihugu batugirira neza cyane baducanira umuriro batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana incira iva mu muriro imuruma ku kiganza kane bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye baravugana bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyo aba gatandatu bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye barahindura bati ni Imana Haleluya uyu ni Pawulo twagiye tumwumvaho amagambo menshi twagiye twumva imirimo y'Imana yagiye akora twagiye tumwumva ari mu nzu y'imbohe Haleluya ariko ntiyakomeza gucika intege akomeza umurimo w'iyo yamuhamagaye ari no muri gereza bishatse kuvuga ngo nta hantu utakorera Imana aho waba uri hose b'umwambasaderi w'ijuru Haleluya iri jambo ry'Imana ridusomye riravuze ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba uyu ni umutwe w'amagambo bivuze ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba Haleluya incira cyaba ikigeragezo waba ufite incira cyaba ikigeragezo cyaba kikumazeho iminsi incira yaba karande yabikumazeho iminsi uyu ni Pawulo barangije ngo bambuka inyanja ngo bagera ahantu ngo bene icyo gihugu ngo banabakunda barabishimira ngo nyuma yo kubishimira ngo icyo gihe hari imbeho nyinshi bishatse kuvuga ngo bari barakenera ko bagira ubushuhe bagakenera no kota ngo bene icyo gihugu bakimara kubishimira ngo babacanira umuriro Haleluya nyuma yo kubacanira umuriro ngo barababwira ngo muze mwote Haleluya hari igihe umuntu akotesha ku gisubizo ukabona ibintu bishashagirana ukabona bisa n'igisubizo ariko atari cyo gisubizo Haleluya ngo barababwira ngo muze mwote kuko hari imbeho nyinshi ngo nuko maze ngo Pawulo araza ngo bakimara gukota ngo muri uwo muriro ngo bamaze guteranya umuganda w'inkwi ngo uwo muriro ngo havamo ikintu kirereta Haleluya kimeze nk'incira Haleluya incira ni ikintu kimeze nk'inzoka Haleluya ngo nuko maze kiva muri uwo muriro mu kuvamo ngo gifata gogo ku gikonjo cye Haleluya ngo maze ngo kiramuruma ngo bene icyo gihugu n'abandi bose bari iruhande rwe hari igihe abantu baba bari iruhande rwawe ariko ari bo banzi bawe umuntu ashobora kuba ari iruhande rwawe ariko ari inasi yawe Haleluya umuntu ashobora kuba iruhande rwawe ari we Sanibalati uri mu buzima bwawe akakugira inshuti nyamaze nta n'ubushuti ateganya ahubwo yaraje kugutata Haleluya ngo nuko maze abantu baravugana bati ngo ntureba ngo nubwo yacitse ya nyanja ngo idaca urwa kibera ngo nubwo ya nyanja yamusize Haleluya yamusize ubuhoro ngo ariko uyu munsi ngo ntabwo biri bumukundire kubaho Haleluya ngo nuko maze ngo Pawulo arabareba arabisekera Haleluya ngo nubwo ngo yacitse bya bibazo ngo noneho uyu munsi ngo reka turebe hari igihe ugira babandi mu ruhande rwawe Haleluya babandi bo kugushungera babona inzara
bo kujya kugutaranga mu mahanga. Haleluya, amena. ngo nuko maze Pawulo ngo arabareba ngo arangije ngo akunga umuriro, icyo gikururuka mu muriro. Haleluya, ngo babona ntacyo abaye, kandi ngo bari bategereje yuko ari bupfa akindutse namba ari bupfa byibye. Haleluya, ariko babandi bategereza yuko ari bupfa akindutse namba byimbye, ngo barabitegereza barabibura. Haleluya, ngo barahindukira bati ni Imana. Haleluya, uyu munsi nakuzana ijambo rivuga ngo babandi bategereje yuko uri busebe. Haleluya, bagiye guhindura amagambo bavuga ati noneho turabyemeye, ni Imana yo mu ijuru akorera. Haleluya, babandi bose bagutegereje ko uzamwara bagiye guhindukira bavuge bati ni Imana. Haleluya, hari igihe tugira ibibazo, tukagira intambara, tukagira agahinda, ariko babandi twakagombye gutakira tugasanga nta kintu kibarimo, nta bumuntu bubarimo, ahubwo babanaga natwe kubw'indonke badushakagaho. Ariko wamara kugira ibibazo, haleluya, ugasanga nta n'inshuti n'imwe wagiraga. Haleluya, ihanganira igicuku, utegereze igitondo, inkoko yabika itabika, amaherezo bizagira buzaca. Ihanganira igihe urimo. Haleluya, igihe urimo nikigukambure. Komeza ubane neza n'Imana, komeza wowe gusa ukiranuke ku mwami wawe. Icyo nzicyo, abamanitse amatangazo ya mbere bajya kugusebya bagiye kuyamanura ubwa kabiri, aribo bamamaza inkuru nziza, aribo bamamaza agakiza Imana yaguhaye, aribo bamamaza ko wakoreraga Imana. Haleluya, hari igihe ugira abantu bakakuroga. Haleluya, barangiza babona nta kimana igutwaye bagahindukira bati uraniwe murozi bujya kuri twebwe, ubwo arogesha nta nubwo tubuzi. Haleluya, ariko hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu hari Imana ishobora byose. Hejuru yo gukora kw'abana b'abantu, hejuru y'imbaraga zo kwaswo, hejuru y'imbaraga zo kuba anko no kuba ati, hari imbaraga z'iki z'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya, tugiye gusenga, tugiye gusengana. Wowe udukurikiye, ikibazo cyose waba ufite, iri sengesho tugiye gusenga, nyemera urambure ukuboko kwawe, ukurambure ku kigeragezo ufite, urambure ku kuboko urwaye, urambure ku burwayi bwawe. Tugiye gusengana, turasengana n'abantu bizeye. Ese wizeye ko Imana ishoboye byose? Ese wizeye yuko ibyo byose bikwirukankaho, yabikunkumurira mu muriro bigasha bikarandukana n'imizi? Mwami Imana yacu, Mana nziza, ushoboye byose nta kikunanira, witwa ndiho n'iryo zina ryawe. Ayiwe Kristo, iyo urambuye ukuboko kwawe uhaza ibyaremwe byose, iyo urambuye ukuboko kwawe ku barwayi bakira nta muganga, iyo urambuye ku kuboko kwawe abantu bari mu bitaro, Kristo hari icyo ujya ukora, ukahagera ukitwa Imana. Hari igihe ugera, haleluya, ukagera ku nda z'ababyeyi ukitwa Imana, ugakora iby'ubutwayi. Mwami Imana, dusengera abarwayi bose aho waba uherereye hose, turakwingingira ngo Imana izibane nawe. Imana yo mu ijuru yururuka izibane nawe, yururuka ikora imirimo n'ibitangaza. Mwami Imana, turasengera imbohe zifunzwe, rengura abarengana. Turabizi neza ko hari abarengana, ariko reka ugereyo witwa Imana, ucagagurira iminyururu yose, ubatambutse bemye. Mwami Imana, turasengera abari mu bukode. Ayiwe, ikode rirajyana Kristo, ni ikimenyimenyi isi wayituyemo, uzi uburibwe bwayo. Niyo mpamvu twinginga ngo abantu bari mu makode, reka Kristo bakorere ikibemeza, reka witamurure nk'Imana bakubone, reka witamurure ukuboko kwawe tukubone. Mwami, dusenge buri mwe wese ufite icyifuzo wese, turamushinganishije, tumushize mu birindiro byawe kugira ngo ukomeze umugirire neza none n'iteka ryose. Amen. Amen.